ntabwo biraza wanjye gukererwa Gereka mademo washerewe uri umunsi wazindutse none ngo gukererwa oya mane reka ambara amakoma gereka ngubwiye byo uzagera wikererwa ibisa ejo nanjye ninyerera gutatsa kure oya ejo byo mani umugore yari yaje kumfira na umugore kagorama ibirenge twebwe n'abagabo tujya kujya kwiga hari genda jyo ikigo nakomeje kukibona ndi kukibona bakumva ko ndasincure eshanu umuntu ntabwo tumushaka tubwire byagenze bite kugira ngo buri kimwe inshuro eshatu zose niyo mpamvu mani ngize 49 n'ibice 6 ninongera buriya gukora ushobora gusanga nzagira 49 n'ibice 9 ibyo bavugaga ariko nta kundi bibaho no kwiyakira tugakomeza tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza irani radio aya ni igitoki nawe Honorine twizeye simba najya kwiga buri munsi ra ese ko bajya kwiga ndashinguye ntabwo yabyukaga none akazinduka kuturusha akanatega yandushije angahe uzabona ataramurushije sinagize 54 umunani ubwo nasubira mu nyakira kiretse ndetse kubyina abana kwicirayo retwe nk'ubu hano waza nyiyongoza badman badefirije umusatsi se waza umbazi buriya tsubiye oya ahubwo nuko abayobozi babahinduye bara iperefe yaragiye basigayo master ako byaramba master kano kantu muzakamwereka ya masengesho wasengaga rwose Imana yarakumvishije Peter yararase bigoranye ariko atazavuga ngo ibintu byapfuye kuza darase bigoranye Dodi noneho yarambwiye ngo Peter buriya mu bantu nasengeye urimo ati weho umuru uzayibona urayibonye nese Honorine we yabacitse ati yabacitse Honorine kuri 54 yanjye bazi ngo yagize 200 inde abana ahantu wiga anageze Kubera ko yakuzagakati oya bazagashiremo oya uzagakate bane ku pano yari zabufashe ko turi bando foto yari ko turi gukata keke afopaje umva bariya nzatura kuri mikoro na yiti sandara tubundi mwagikuye mana ariko mbabarero ibintu ntazabyakuye Ba